Nshuti bakunzi ba Despa TV, reka twizere ko mumeze neza, tubabwira ngo mukomeze mugire ibihe byiza kandi icyumweru gikomeze kubabera cyiza. Nkuko rero mumaze kubimenyera hano kuri Despa TV, tubagezaho ikiganiro cyitwa The Story Time, aho tugenda tukubwira inkuru zitandukanye, ibyegeranyo bitandukanye ku bakinnyi b'imipira, ku bahanzi ndetse no ku bindi byamamare bikomakomeye hano ku isi. Kuri uyu munsi rero mu kiganiro The Story Time tugiye kuvuga ku mateka y'umuhanzi King James cyangwa se Ruhumuriza James. Uyu muhanzi ni umuhanzi wongeye kwerekana yuko izina rye yarikoze kandi rikaba rikomeye, aho yabigaragarije mu bitaramo ari gukorera muri BK Arena. So bijya gutangira agitangaza igihe azakorera igitaramo cyiwe, abantu baguze amatike yose arashira ndetse umwanya uba mutoya. Uyu muhanzi yiyemeza gukora igitaramo cye iminsi 2 kugira ngo abakunzi biwe bose bazabashe kuryoherwa n'imiziki. Kuri ino tariki ya mbere y'ukwezi kwa munani mu ijoro ryashize, uyu muhanzi yaje kwigaragaza aho yataramiye abakunzi biwe mu ndirimbo zitandukanye z'urukundo, iz'amaganya, mbese yongera kwerekana yuko ari King James wo mu myaka ya mbere wakunzwe n'abanyarwanda. Rero ushobora kwibaza ngo uyu muhanzi utegura konseri akuza BK Arena ndetse akamara iminsi 2 ari gukora tour yuzuza BK Arena, uyu muhanzi ubundi ni bwoko ki, ni muntu ki, afite amateka ameza gute muri music nyarwanda? Rero tugiye kubigarukaho mu kiganiro The Story Time, aho tugiye kukubwira King James ni muntu ki, yavukiye, yize hehe, mbese tugiye kukubwira byinshi mu byaranze ubuzima bwa King James mu muziki nyarwanda kugeza na n'uyu munsi wa none. Twifashishije rero ibinyamakuru bitandukanye biri byo muri Afurika, byo mu Rwanda, kugira ngo tubashe kumenya amateka y'uyu muhanzi. Uyu muhanzi rero amazina ya nyayo ubundi ni Ruhumuriza James cyangwa se King James, ari ryo yakoresheje mu muziki nyarwanda. Bivugwa ko uyu muhanzi yavutse mu 1990 ku itariki ya 1 Mata, avukira mu bitaro bya CHUK. Yavukiye mu muryango w'abana 7 kandi yakuriye mu muryango w'Abadiventiste b'umunsi wa 7. Akiri muto, King James ntabwo yahise arota kuzaba umuhanzi, yifuzaga kuzaba umukinnyi w'umupira w'amaguru wabigize umwuga. Ariko nyuma yaje gukunda cyane umuziki, cyane R&B, aho indirimbo z'umuhanzi w'umunyamerika Brand zagize uruhare mu kumukundisha no kumushishikariza gukora umuziki. King James yize amashuri yisumbuye kuri Ecole Apel Gunga, nyuma yaje gukomereza amashuri muri Mount Kenya University, aho yize ibijyanye na journalism ndetse na mass communication. Ibi bigaragara ko nubwo umuziki ari we wamugize icyamamare, atigeze areka kwiga no kwagura ubumenyi bwe. Ahagana mu mwaka wa 2006 nibwo umuhanzi King James yatangiye kuririmba nk'uwabigize umwuga. Mu ntangiriro za 2006 ntabwo yahise abicyamamare, yajyaga mu bitaramo afasha cyangwa abanziriza abandi bahanzi bari basanzwe bazi ko afite uburambe bwo guhagarara imbere y'abantu ndetse ko atagira ubwoba bwo kuba yaririmbira imbere y'imbaga y'abantu. Muri 2006 kandi yasohoye indirimbo yise Ni Wowe, ariko icyo gihe ntiyagize kwamamara. Ntabwo iyo ndirimbo ye yahise imwamamaza ngo imumenyekanishe, imushyire ku izina King James nk'iryo tuzi ubu ngubu. Gusa ntabwo yacitse intege nk'abandi bose, yakomeje ahangana. Mu mwaka wa 2009 King James yasohoye indirimbo yise Intinyi.
iyi ndirimbo ni imwe mu ndirimbo zamufashije kuva mu rwego rw'umuhanzi wari ukizamuka ajya ku rwego rw'umuhanzi wari utangiye kumenyekana cyane mu Rwanda. Music in Africa ivuga ko inkingi yamuzamuye cyane kandi igafasha gutangiza umwuga we wo gukora umuziki nk'umuhanzi wigenga. Kuva icyo gihe izina King James ritangira kumvikana cyane mu muziki nyarwanda ndetse abantu bose bariririmba haba mu mujyi ndetse no mu nkengero zawo. Mu mpera za 2010 King James yari amaze kwinjira mu itsinda ry'abahanzi bafite izina rikomeye mu Rwanda, yahanganye ku isoko ry'umuziki n'abandi bahanzi barimo nka Tom Close, Meddy ndetse na The Ben. Icyo gihe R&B yari ifite abafana benshi kandi King James yubakiye cyane ku ndirimbo z'urukundo, amagambo yoroshye kumva ndetse n'ijwi rye ryari rihariye. Mu mwaka wa 2011 yasohoye album ya mbere yise Umugisha. Nubwo hari igihe yari yaragize igabanuka, mu mwaka wa 2011 yasohoye album ya mbere yise Umugisha. Nubwo hari igihe yari yaragize igabanuka ry'abafana biwe ndetse n'izina rye rigasa nk'iryibagiranye, album ya mbere yamufashije kongera kuzamuka cyane binyuze mu ndirimbo nka Ndakwizera, Buhoro Buhoro. Izi ndirimbo zafashije kongera gukomeza umwanya we mu bahanzi bakomeye b'u Rwanda. Mu mwaka wa 2012 King James yasohoye album ya kabiri yitwa Umuvandimwe. Uyu mwaka wabaye ingenzi cyane mu mateka ye kuko ari nawe yegukanyemo igihembo gikomeye cyatangwaga mu Rwanda kizwi nka Primus Guma Guma Superstar. Irushanwa ryari rifite uruhare runini mu kumenyekanisha abahanzi mu Rwanda. King James, umwe mu bahanzi bagize amateka akomeye mu bihembo by'umuziki nyarwanda, aho yatwaye awards atandukanye. Nko muri 2011 yatwaye iyo bita Salax Award, yahawe igihembo cya Artist of the Year nyuma yo kuba yaramenyekanye mu cyiciro cya Best R&B Artist. 2012 yegukanye irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar nk'uko twari tumaze kubivuga haruguru. Ibi byatumye King James aba umwe mu bahanzi bari bafite ububasha bukomeye ku isoko ry'umuziki nyarwanda muri icyo gihe. Umuziki we, indirimbo z'urukundo, King James yamenyekanye cyane nk'umuhanzi wa R&B, ariko umuziki we wagiye anawugira Afrobeat, Zouk na Pop. Indirimbo ze nyinshi zishingiye ku rukundo, ubuzima bw'abakundana, kubura umuntu ukunda, kwizerana ndetse n'ibibazo by'imibanire. Spotify imusobanura nk'umuhanzi uzwi cyane kuri R&B, ariko akaba yaragiye avanga injyana nka Afrobeat, Zouk ndetse na Pop. Mu ndirimbo zamamaye mu rugendo rwe harimo Yantumye, Ndagukunda, Naramukundaga, Ndakwizera, Buhoro Buhoro, Parapara, Warikiniraga ndetse n'izindi nyinshi cyane. Nyuma ya album ze za mbere, King James yakomeje gukora umuziki no guhindura uburyo yakoreshaga injyana. Mu mwaka wa 2014 yasohoye umushinga Ntibisanzwe. Nyuma aza no gukomeza gukora indi mishinga harimo Ubushobozi yasohotse mu mwaka wa 2021. The New Time ivuga ko iyi mishinga yagaragaje ubushobozi bwe bwo gukomeza guhindura no kuvugurura umuziki we akawushyira ku rwego rwisumbuye kurusha urwo wari uriho mu minsi ya mbere. Yagiye ataramira kandi mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse no mu Burayi. Yagiye agaragara mu bikorwa bya Rwanda Day, harimo ibirori byitabiriye byabereye i London ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yanagiye ataramira mu Bwongereza, Ubufaransa ndetse n'Ububiligi. Ibi byagize uruhare mu kumenyekanisha umuziki nyarwanda hanze y'igihugu ndetse
no kurushaho kumwinjiriza agatubutse. Mu mwaka wa 2013 umuhanzi King James yashinze King James Foundation yari igamije gufasha abantu batishoboye no kugira uruhare mu kuzamura imibereho y'abanyantege nke. Yagaragaje kandi ubushake bwo gufasha abahanzi bakizamuka, harimo kubafasha kubona ibikoresho bitandukanye cyangwa umwanya wo gukoreramo muri studio. King James ubuzima bwe buzwi cyane ni ukuba ataragiye akoresha cyane ubuzima bwe bwite mu rwego rwo kwamamaza. King James azi cyane nk'umuhanzi utarigeze akoresha ubuzima bwe bwite mu rwego rwo kwamamaza. Nubwo hari amakuru yagiye agaruka ku rukundo n'imibanire ye, ariko ntabwo yagiye agira icyo abitangazaho cyane cyangwa se ngo we agire icyo abivugaho ku bijyanye n'urukundo. King James nyuma y'imyaka 20, umwaka wa 2026 wabaye umwaka wihariye ku izina King James ndetse no ku bakunzi b'umuziki nyarwanda. Mu kiganiro yagiranye na The New Time muri Mata 2026 yavuze ko urugendo rwe rushimishije kandi ko intsinzi ye yaturutse cyane ku kwihangana, gukura mu buhanzi no gukomeza kugirana umubano ukomeye n'abafana. Yateganyaga kandi ko igitaramo cyo kwizihiza imyaka 20 amaze mu muziki nyarwanda kizaba ku itariki ya 1 Kanama 2026 muri BK Arena, ari nacyo cyaraye kibaye igitaramo cya Nimbatura Mugabo. Kugeza muri Nyakanga 2026 King James aracyahagarara mu bikorwa by'umuziki. Ku mbuga ze za music hari indirimbo nshya ziriho muri 2026. King James ni umwe mu bahanzi bafite uruhare rukomeye mu mateka ya music igezweho mu Rwanda. Yatangiye ari umwana akunda umupira w'amaguru, aza gukururwa n'umuziki, atangira muri korali, yandika indirimbo akiri muto, atangira umwuga 2006, arwana no kumenyekana kugeza ubwo intinyi imufungurira imiryango. Nyuma yaho yagiye ku rwego rwo hejuru binyuze kuri Kina Music. Album nka Umugisha n'Umuvandimwe, indirimbo nka Ndakwizera na Buhoro Buhoro, ibihembo bya Salax Award na Primus Guma Guma Superstar. Kugeza ku myaka 20 amaze mu muziki nicyo kintu afitemo gikomeye. Niba ushaka kumenya byinshi rero kuri uyu muhanzi, wasura imbuga zigiye zitandukanye cyangwa se ugasura ibinyamakuru byandika nka The New Time Africa ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye ku ma platform yiwe, dore ko amakuru y'uyu muhanzi akunda kugaragaraho cyane. So rero inshuti bakunzi ba Despa TV, mwakoze kubana natwe uyu munsi twari mu kiganiro The Story Time, aho twakubwiraga ku mateka y'umuhanzi King James kuva atangiye umuziki kugeza muri uyu mwaka, aho yakoze igitaramo cyitabiriwe n'abantu bose kigakundwa, dore ko cyari kirimo abantu benshi batunguranye, harimo nk'ibyamamare, aho nka Bruce Melody yagaragaye ariho aririmba indirimbo yiwe, Titi Brown ndetse n'abandi bose ubona ko bari bishimye cyane bamwereka urukundo. Rero King James navuga ngo yongeye kuzamura idarapo ry'u Rwanda. Reka tubashimire mwebwe rero mwakomeje kubana natwe, tubibutsa gukora subscribe ku batarayikora, mugashyiraho like, share and comment, ubundi dukomeze tubane kuri Despa TV. Ikiganiro The Story Time nakagaruka. Ciao ciao.